Andrew Mwenda ubwo yari kuri radiyo imwe mu gihugu cya Uganda yasobanuye neza iby'umubano wa Winnie Byanyima ndetse na Museveni, avuga uburyo ukuntu umubano wa Winnie Byanyima watangiye kuva kera cyane. Aha yarimo asobanura uburyo ukuntu Dr. Kizza Besigye atumvikana cyane na Museveni, maze Andrew Mwenda atangira avuga yuko Winnie Byanyima na cyane na kare yahoze ari inshuti cyane na Museveni, ndetse bakagira n'amabanga bakorana nk'abakuru, ku buryo Winnie Byanyima yafunguraga umutima wese Museveni, maze Museveni nawe akemera kunywera kuri iyo nkongoro Winnie Byanyima yamuteguriye. Ariko ntabwo byatinze cyane, byabaye nko gukoza agati mu ntozi, maze Andrew Mwema abaturage bose inkuru bayisamira hejuru ati ngaho mutubwire uburyo ukuntu byose byatangiye, twajyaga tubyumva bivugwa, none Andrew Mwenda abishyize hanze ku karubanda. Maze akimara kuvuga atyo, Winnie Byanyima naho bashaka radiyo iri hafi aho nziza atumira umunyamakuru baraganira. Ibi byatanzwe n'igitekerezo ku mibanire ye na Museveni yo hambere. Mu kiganiro kuri NBC TV, Byanyima yavuze ko umubano we na Museveni wari umubano usanzwe, ariko nyuma yawo waje guhora n'akabazo bikaza gutuma asezera muri uwo muryango. Akimara kuvuga ayo magambo, umuhungu wa Museveni Muhoozi akaba n'umugabo mukuru w'igisirikare cya Uganda nawe aba yanditse ku rukuta rwa X wazo kwitwa Twitter. Muhoozi avuga ko uwo mubano utari usanzwe, ashinja Byanyima gusenya urugo rwa se. Muhoozi agira ati, wagira ngo ube umugore wa data, ariko kubera imyitwarire yawe data yagusa guca mu rugo agusoha ugenda wanga mu modoka, wa mugore urikiza washinze gusenyera umuryango wari uwunze ubumwe, bagushubije iwanyu babyanga, bigezaho papa afata umwanzuro wo gushyira mu modoka ugenda urira, bagushyira iwanyu bakoreza iwanyu Mbarara kwa Boniface Byanyima. Nguko uko saga yatangiye muri Uganda, maze ibinyamakuru birandika, abavuga inkuru babatangiye kubona inkuru. Ariko ubundi Winnie Byanyima ni muntu ki? Ahura ari hehe na Museveni? Byagenze bite kugira ngo Dr. Kizza Besigye ashaka Winnie Byanyima amukuye kuri Museveni? Ese igihe Winnie Byanyima yabanaga na Museveni, Janet Museveni we yabaga hehe? Iki ni ikiganiro Inzira ya Muntu mu Isi. Iyi ni Source TV, nitwa Aisha Cyaridose. Dutera agasonga bugari twumva amabanga ya Museveni na Winnie Byanyima byatangiye ryari. Mbahaye ikaze. Winnie Byanyima ni umunyapolitike, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ni umuyobozi w'imiryango mpuzamahanga ikorera mu gihugu cya Uganda. Yavutse tariki ya 13 Mutarama 1959. Ni mwene Boniface Byanyima. Uyu musaza Boniface Byanyima akaba ari nawe wigishije Museveni, aranamurera iwe mu rugo. Mbere yuko Museveni afata ubutegetsi mu mwaka w'1986, Winnie Byanyima ni umuyobozi mukuru wa UNAIDS, agashami ka Loni gashinzwe kurwanya sida ku isi guhera mu mwaka wa 2019. Yabaye kandi umuyobozi w'umuryango Oxfam International, ndetse yabaye n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Winnie Byanyima ni umugore wa Dr. Kizza Besigye, umwe mu bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Winnie Byanyima afite uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ubusumbane bw'ubukungu, guteza imbere abari n'abategarugori ndetse n'abatishoboye akabashakira akazi. Winnie Byanyima ni umwe mu bantu bubashywe cyane muri Uganda, akaba ari umubyeyi ukozwe n'abatari bakeya muri Uganda. Amateka ya Museveni na Winnie Byanyima ahera cyane muri za 60, ubwo Museveni yari umunyeshuri ku kigo cya Tare School ni muri Mbarara, akaba ari naho urugo rw'iwabo wa Winnie Byanyima rwari ruri. Boniface Byanyima rero yari umwarimu aho ngaho Tare School, akaba n'umucuruzi ukomeye, akaba n'umuhinzi mworozi, ibi byahamye. Rero Boniface Byanyima yari umwarimu kuri icyo kigo aho Museveni yigaga na Dr. Kizza Besigye. Museveni rero
yigaga ataha kwa Boniface Byanyima, agakunda ukuntu Boniface Byanyima ari umwarimu mwiza ndetse bakajya bakunda kuganira ku bijyanye na politike. Mu gihugu cya Uganda rero icyo gihe ikibazo cy'umutekano cyari ikibazo gikomeye cyane, aho abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abantu ba rubanda rugufi bicwaga kubera ubutegetsi bwari buriho bwa Milton Obote. Museveni yaje kurangiza amashuri biba ngombwa yuko ajya mu ishyamba ajya kurwana. Winnie Byanyima rero we yarangije amashuri. Winnie Byanyima muri kaminuza y'i Manchester mu Bwongereza yize ibijyanye n'ibyo bita aeronautic engineering, ubumenyi bw'indege n'ubuhanga mu gukora imashini. Ni umwe mu bagore bake cyane bo muri Afurika bize iryo shami ry'ubumenyi. Akimara kuva rero mu Bwongereza acyangeza kaminuza no kurangiza kwiga amashuri ye, yahise asanga Museveni mu ishyamba bafatanya kubohora igihugu. Barakundana bishyira kera. Winnie Byanyima akajya atanga ku gatunda, Museveni nawe akizihirwa uburyo ukuntu arya ku gatunda. Kirero kabaye muri uku kubana kwabo ukomeye mu mabanga kandi azwi na bake. Winnie Byanyima ndetse na Museveni barakundanye karava. Byatumye Museveni rero ajya kwaka uburenganzira Boniface Byanyima ko yamushyingira Winnie Byanyima mu buryo bwa official. Boniface Byanyima akajya bwangira. Boniface Byanyima akajya hakanira Museveni, bigera naho Museveni amutumaho intumwa, ariko Boniface Byanyima arabyanga. Kirero kabaye urukundo rwaje gukomeza, maze igihe kigeze biba ngombwa yuko Winnie Byanyima kubera imyitwarire ye ahangaha Museveni yari amaze gufata igihugu, biba ngombwa yuko amusenda. Mu kwirukana Winnie Byanyima rero byatumye urwango rwabo rujya ahagaragara, maze ariko by'urukundo rwabo babigira ibanga. Besigye aza kureba uburyo ukuntu uwo mwana w'umukobwa yari umwana mwiza cyane, arushaho kumwirongorera, ajya kwa Boniface Byanyima aramusaba, baramumuha. Museveni rero biramurakaza cyane, yibaza impamvu Boniface Byanyima atamushinja umukobwa we Winnie Byanyima ngo babane, akamushingira Besigye. Besigye rero we yari koloneli mu ngabo za NRM, akaba ari na dogiteri wavuraga Museveni ku rugamba. Aha rero byatse biba inzigo ikomeye cyane, ukuntu Museveni yari inshuti na Winnie Byanyima kandi nanone Museveni akaba inshuti na Dr. Byiza Besigye, ariko bikaza kurangira Besigye arongoye Winnie Byanyima. Uyu munsi rero wa none Winnie Byanyima akaba afite agahinda uburyo ukuntu umugabo we afungiye muri gereza, kubera yahoze abwira Museveni ati wafunguye umugabo wanjye, Museveni ariko akabyanga. Dr. Byiza Besigye bamushinja yuko yagiye muri Kenya kugura intwaro zo guhirika ubutegetsi, ndetse Besigye akaba atari umwe mu bantu utavugirwamo dore ko ubutegetsi bwa Museveni atabukozwa. Besigye yakunze kwiyamamaza kenshi cyane mu matora ariko agatsindwa. Besigye rero akaba ari umwe mu bantu bavuga ari kijyana muri Uganda, ariko akaba afungiye muri gereza. Uyu mubyeyi rero akaba afite agahinda kuko ubona umugabo wafungiye muri gereza, bikaba ngombwa yuko ari Museveni wamufunze. Museveni rero nawe agahora yibaza ukuntu urukundo rwe rwa kera rwatwawe na Besigye. Kizza Besigye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni, yafashwe ku itariki 13 Ugushyingo 2024 i Nairobi muri Kenya, aho yari agiye kwitabira umuhango wo kumurika igitabo cya Martha Karua. Nyuma yo gufatwa yagejejwe muri Uganda, afungirwa muri gereza ya gisirikare i Kampala. Ku itariki 20 Ugushyingo 2024 yagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare i Kampala, aregwa kugura imbunda bitemewe no gushaka inkunga ya gisirikare mu mujyi ya Antene mu Bugereki, Geneve mu Busuwisi ndetse na Nairobi, ashinzwe gukusanya ibikoresho ndetse n'abasirikare bo guhungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu. Dr. Kizza Besigye yahakanye ibyaha byose aregwa n'urukiko, maze urukiko rumukatira gufungwa by'agateganyo muri gereza yitwa Ruziro Maximum Security Prison. Kugeza ubu ku itariki 31 Mutarama 2025 urukiko rukuru rwa gisirikare rwemeje ko kuburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare binyuranyije n'itegeko nshinga, rutegeka ko imanza nk'izi zihagarikwa. Kugeza ubu Dr. Besigye aracyafunze kandi urubanza rwe ntirurarangizwa. Dr. Kizza Besigye rero mu kwezi kwa Gashyantare 2025
yatangiye kwicisha inzara mu rwego rwo kugaragara no kwigaragambya ko ifungwa rye ataryemera. Nahanze iki kiganiro inzira muntu mu isi, komwe tugaruka ku mateka ndetse n'amabanga akomeye ya Museveni na Madamu Winnie Byanyima, umugore wa Dr. Kizza Besigye. Iyi ni Susi TV, nitwa Aisha Ardos.